Uwiteka mubyeyi mwiza ndagushimye cyane kuko uri umwami, niwe Imana yonyine nta yindi Mana ibaho. Uwiteka tukuzamuriye amashimwe mu izina rya Yesu. Turakwinginze ngo ubane natwe mwami mwiza, turakwinginze ngo udutabare mwami mwiza, kandi turakwinginze ngo dutwikirize amaraso ya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro biva kuri wowe mwami mwiza bibane natwe. Uwiteka ganza, Uwiteka yobora imitima yacu, Uwiteka yobora aho dutuye, Uwiteka yobora ibihugu byacu, Uwiteka yobora ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Nuhabwe icyubahiro n'iteka ryose. Ndagushimira guhimbaje kandi ndakunezerewe mwami mwiza. Mwuka wera abana natwe, utuyobore, udukomeze kandi utugirire neza. Mwami, ijambo ryawe rirambwira ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye bavuga ijambo ryawe, Uwiteka kubana nabo. Mwami, ubane natwe, twongera imbaraga, twongera inkomezi, twongera umuhate. Icyubahiro n'ikibi cyawe mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muvandimwe, abantu bamerewe nabi. Ibindi kubikubwira ntakina, ndakomeje. Abantu bamerewe nabi, abantu babuze ibisubizo by'ibibazo bafite, abantu bahungiye mu madini ariko ntibyakemutse, abantu bitabaje inshuti n'abavandimwe ariko ntibyakemutse, abantu bitabaje amavuriro ntibyakemutse. Wowe umaze igihe uribwa urimo uranyumva uyu munsi wa none, wowe umaze igihe mu bukene urimo uranyumva uyu munsi wa none, wowe umaze igihe uri mu rushako rubi, urushako rukubihiye, urushako rugushaririye, urimo uranyumva uyu munsi wa none, wowe umaze igihe utotezwa mu kazi, nta kutagira ngo ukore, ushyiramo umuhati uko ushoboye kose, ariko nta gisubizo kivamo uretse kugutoteza, uretse kukubabaza. Serivisi abandi bahabwa wowe urayimwa, mu muryango wawe urangwa, ibintu byose ubona byanga mu buzima bwawe, nta kutagira ariko ibintu biranga. Warize amashuri yarangiza ariko akazi ni ibibazo. Umaze igihe udepoza, ntago ari uko uri umuswa, ntago ari uko udashoboye, ahubwo hari imbaraga z'umwijima zahagurukiye kukurwanya. Hari cya kindi cyarahiye kiravuga kiti uyu nguyu ntago azatugira nayo, uyu ntago azatuzamukana, uyu ntago azatabarwa tureba. Icyo rero tugiye kukivuguruza mu izina rya Yesu Kristo. Iyebebeza bakanabaya. Muvandimwe, wasenze amasengesho wiyushya kuya byaranze. Muvandimwe, witabaje abapasiteri, abahanuzi, ababishop, byaranze. Bakubwiye umuhanuzi ukomeye uramushaka, byaranze. Wagiye kanyarira, byaranze. Wagiye mu butayu, byaranze. Ntacyo utakoze ariko byaranze. Baguhaye isezerano, umaze imyaka n'imyaka, isezerano ntabwo risohora, ahubwo ibibi birushaho kwiyongera umunsi ku wundi. Muvandimwe, ntago ari uko Imana ikwanga, muvandimwe, ntago ari uko umwami Yesu atagukunda, ahubwo ni uko utamenye uburyo bwo gusenga bwa nyabwo. Ntago wamenye uburyo bwo gusenga bwa nyabwo. Hari isengesho usenga abadayimoni bakiruka bagahunga, hari isengesho usenga imyuka mibi igahunga mu izina rya Yesu, hari isengesho usenga ubukene bukiruka, hari isengesho usenga abagutotezaga bagakura imishwaro mu izina rya Yesu. Muvandimwe, iryo sengesho nta rindi, ni amaraso ya Yesu. Igihe kirageze ngo usengere mu maraso ya Yesu. Ibibazo nibiza uvuga uti amaraso ya Yesu ba ku ruhande rwanjye. Ntacyo utakoze, wasomye ijambo ry'Imana, wararirimbye, warahimbaje, ariko byaranze, byaranze. Uyu munsi ngufitiye ubutumwa bw'ihumure. Muvandimwe, Uwiteka agiye guhindura ubuzima bwawe muri kano kanya. Muvandimwe, Uwiteka agiye guhindura amateka yawe mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, bigomba kurimburwa n'amaraso ya Yesu. Iyatubiriho ko amaraso ya Yesu arengera ubugingo bwawe mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu rengera ubugingo bwacu. Amaraso ya Yesu rihimbura ibitugirira nabi. Amaraso ya Yesu tuburanire mu izina rya Yesu. Hari cya kindi kikuburanya gishaka kugutoteza, hari cya kindi kikuburanya gishaka kukugirira nabi. Icyo ngicyo amaraso ya Yesu nakivuguruze mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu nagishwiragize mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu nagikure mu nzira mu izina ry'umwami Yesu Kristo.